njya nkunda kuvuga ngo tujye dutekereza biri smart, dukora ibintu neza turi smart. Guys, ntabwo mvuze ngo ugende ujye mu ishuri ngo wige ibiki, ariko icya mbere na mbere ujye uha agaciro umuntu wese wakandagiye mu ishuri. Hello ladies and gentlemen, ni Mr. Sisco rero nk'ibisanzwe cyangwa Dashimu Mutoya. Ayo mazina yose nayanjye. Njya nkunda kubabwira rero ko muri abantu badasanzwe, ariyo mpamvu mbakunda bidasanzwe. Ndagushimira cyane rero gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, amagambo ahindura ubuzima, inkuru zigiye zitandukanye, ama interviews, n'ahandi rero uzajya ugenda ubisanga ni kuri The Future Voice Online TV. Ndabakunda cyane rero. Mbere yuko tugira ikintu dutangira, uyu munsi naje nambaye brand yanjye. Uyu munsi muranyuzwa n'iki rero? Guys, rero reka uyu munsi tubanze turebe video imwe muri video nabonye kuri TikTok y'umwana w'umukobwa. Tubanze turebe tuyigireho, mbanze mbangire abantu bose badukurikira ikintu kimwe ku bantu badakunda ishuri, babana badaha agaciro ishuri. Reka turebe no video ubundi turebe ese uyu mwana w'umukobwa twamwigiraho iki. Ntukikwe rero. Reka turebe ino video ubundi umbwire ngo ino video uyigiyemo iki. Guys, uyu ni umwana w'umukobwa yari yicaye ku muhanda ari kotsa ibigori. Imbere hari akababura, yicaye ku muhanda kuri kaburimbo. Ariko ikintu yari arimo akora kindi cyantangaje, nubwo yarimo acuruza ariko ntago yibagiwe inshingano ze. Yarimo yandika note, shaka kuba yarimo yiga, ntago tubizi, gusa icyo tubona nuko yari arimo yiga cyangwa yandika note. Guys, ndashaka kubwira bamwe mu bantu badakunda ishuri cyangwa badaha agaciro ibintu by'ishuri, ino video iguhe isomo rikomeye cyane. Hari abantu baba bafite ibintu byose bisabwa, ugasanga afite aho kuba, afite icyo kwambara, nta biryo yabuze, afite buri kimwe cyose cyo ku ishuri. Minervari barishyuye, imyenda y'ishuri irahari, amakayi, amakaramu, buri kintu cyose gisabwa. Afite n'umwarimu umukocinga. Ariko ikintu gitangaje nuko amahirwe aba afite abatayakoresha. Ugasanga ni wa muntu udakunda ishuri, ni wa muntu udaha agaciro kwiga. Rero ikintu nshaka kubwira wowe nshuti yanjye, ikintu nshaka kubwira uyu munsi, ubumenyi ntaho bujya. Ubumenyi niyo wasaza ntaho bujya. Niyo baza bakagukuraho amaboko bakagukuraho n'amaguru, ariko ikintu cyose ubumenyi icyasigaye mu mutwe wawe. Hari abantu rero bafite imyumvire itandukanye, asanga nk'umuntu aravuga ngo njyewe se ko nize ntigize niga, ko nabaye umuntu ukomeye, ko ntigize niga nkaba narabaye manager, ko ntigize niga nkaba naraguze imodoka, naraguze inzu nziza mu gace kacu. Yego nibyo cyane, ariko nanone si byo ku rundi ruhande. Ntago nkupfobije, nta nubwo mpakanye imyumvire yawe. Yego nibyo pe, buriya abantu bose ntago tugira amahirwe amwe, ntago tugira amahirwe mu bintu bimwe. Ushobora kuba waragize amahirwe ukagera kuri ibyo ngibyo, ariko ikintu nshaka kuzirikana uyu munsi ni uguha agaciro ikintu kijyanye n'ishuri, ikintu kijyanye no kwiga, kujya ugiha agaciro. Uyu mwana urabona ni umwana utishoboye, ni umwana
urumva nawe urabibona kuri no video, ariko ntabwo yigeze yibagirwa ikintu cyo kwiga. Nubwo ashobora kuba adafite ubushobozi, ariko muri we afite ubushobozi bwo kugira umuhati, bwo kumenya, azi icyo ashaka. Rero guys, we muntu udakunda kwiga cyangwa udaha agaciro ubumenyi, ndashaka ko uyu munsi nkubwira ikintu kimwe. Kuri no isi irimo irihuta, turimo turajya muri viziyo, buri munsi ari kugenda haza ibintu bishyashya, ugasanga bamwe muri bo bari kugenda bahindurirwa inshingano bitewe n'iki, n'ubumenyi. Rero ndashaka ko utekereza, njya nkunda kuvuga ngo tujye dutekereza biri smart, dukora ibintu neza turi smart. Guys, ntabwo mvuze ngo ugende ujye mu ishuri ngo wige ibiki, ariko icya mbere na mbere ujye uha agaciro umuntu wese wakandagiye mu ishuri, ujye uha agaciro ishuri. Even if ushobora kubona n'umuntu runaka uvuga ngo yarije araminuza, ngo yageze za kaminuza, yiga za doctora n'ibiki byose, ariko ngo ni umuyede, ngakora ibi ngibi, ariko mu by'ukuri ubumenyi afite ntabwo wakigereranya nawe. Isaha n'isaha amahirwe ashobora kuba yamugeraho. Guys, uyu munsi ino topic yari ku bantu badakunda ishuri, abantu bataha agaciro kwiga. Rero wowe muntu udukurikiye, yaba umumama yaba umubyeyi, komeza ushishikariza abana, komeza ubabe hafi, komeze ubashishikarize kwiga, ubakundishe kwiga, kuko kwiga ntibirangira. Uriya mwana biragaragara nyine ko arimo ariga yandika n'ibiki, ariko buriya hari n'indi somo ari kwiga. Buriya njya nkunda kumva ndashimu cyane, buriya hari ibyo mwarimu aba yaratwigishije mu ishuri, hari n'iby'isi twigisha. Buriya nawe isi biri kumwigisha, buriya buzima abayemo buriya ari kwiga nabwo. Rero guys, ikintu cya kubabwira rero, tujye twubaha, wubahe buri wa muntu wese wageze mu ishuri, ntukamusuzugure. Kandi ikindi, dukunde kumenya, guharanira kumenya, kandi tumenye ko ikintu cyose nta gihe uzigera ukigeraho utavunitse, ntibibaho. Rero guys, tujye dutekereza biri smart, dukora ibintu neza turi smart. Rero nkushimira wowe wakurikiranye ikiganiro cyacu, ni Mr Sisco. Rero nk'ibisanzwe ndabakunda cyane, mukomeze gukora share, comment, subscribe, ubundi ibiganiro byacu bitazajya bigenda bibacika. Mr Sisco ndi hano, cyangwa Dashimu Mutoyi. Ndabakunda cyane rero, Imana ibane namwe. Shalom.